murakaza neza bakunzi ba televiziyo isoko y'ubuzima. Nkuko mubizi rero, televiziyo isoko y'ubuzima ni televiziyo ikorera kuri YouTube itanga ibiganiro by'ubuzima byo kwirinda kandi byo kwirinda indwara ndetse no kumenya amakuru ku ndwara ndetse no kwivuza kare ku ndwara, kumenya icyo wakora kugira ngo iyo ndwara igihe unayifite ikire vuba, ikindi kandi ubashe no kuyikira, ubashe no kujya kwivuza. Murakaza neza rero bakunzi ba televiziyo isoko y'ubuzima. Nitwa Janvier Haganimana ndumubyaza. Uyu munsi nkaba nabateguriye ikiganiro kijyanye na kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere ni kanseri irimo irafata abantu benshi muri iki gihe kandi irimo kwica, bitewe n'uko ibintu biri kugenda bihinduka n'indwara ziri kugenda ziyongera mu isi. Rero kanseri y'ibere yo noneho yaje irimo iragenda ifata abantu b'ingeri zose, yaba umugabo yaba umugore, ugasangana iragira gute, iramuhitana. Hari abantu benshi batazi neza ko kanseri y'ibere yafata n'umugabo. Umuntu wari wese yamufata kuko burya buri muntu burya bafite ibere. Nubwo ibere ry'umugabo ritonsa cyangwa se ngo azabone undi mumaro waryo, ariko arifite ryitwa nk'ibere uko ringana kose, uko kangana, ariko mu rugingo nyine ibaserire yose agize ibere nawe ubwo buremangingo arabufite. Uturemangingo two kwibere n'umugabo nawe utwo turemangingo aratugira. Niyo mpamvu n'umugabo ashobora kurwara kanseri y'ibere. Tugiye kwibaza tuti rero, ni bande bari mu byago byo kurwara kanseri y'ibere? Abantu bashobora kugira ibyago byinshi cyane byo kurwara kanseri y'ibere ni abantu badakora siporo, abantu badakora siporo cyane, abantu bafite umubyibuho ukabije, abantu twavuga ko bafite ubudahangarwa bukeya bw'umubiri, ndetse n'abantu bafite mu muryango wabo abigeze barwaraho iyo kanseri. Burya iyo mu muryango hari umuntu warwaye iyo kanseri y'ibere, nawe uba ufite ikigero kinini cy'ibyago byo kuzarwara kanseri y'ibere. Waba uri umugabo waba uri umugore, upfa kuba gusa mu muryango wawe, mu muryango wanyu hari umuntu wigeze kurwara kanseri y'ibere. Abo ni abantu bari mu byago byo kurwara kanseri y'ibere. Hanyuma rero, ikintu nanoneho ikimenyetso cyakubwira ko umuntu arwaye kanseri y'ibere, cyangwa se ushobora gukeka ko waba uri umuntu ushobora kurwara kanseri y'ibere: kwikeka, kugira ibibyimba mu mabere, kubona iby'ibere rihindura ibara, kubona ibere rizana ibara wenda rijya gusa wenda nk'umuhondo cyangwa se irindi bara ridasa n'iryo usanzwe ugira, kubona mu ibere ryawe havamo ibintu bidasanzwe bitari bisanzwe bivamo, kubona havamo wenda amaraso, amashyira cyangwa se imoko igatebera. Icyo twita imoko ni hano ku mutwe w'ibere, ni nk'abagore hano umwana iyo ari konka akurura hano havamo amashereka. Imoko ubwayo igomba kuba imeze neza igaragara yose. Iyo itebeyemo cyangwa se yihinnye cyangwa se ifite ubundi buryo ihindutse atari uko yari isanzwe, nabwo wajya kwisuzumisha ibere bakakurebera. Kuba uribwa ibere, kuba ku ibere ryawe hari uruhande rwatukuye cyangwa se rukurya ukaba warushima cyane, cyangwa se wahareba ukabona nyine ni ikimenyetso udasanzwe ugira ku ibere ryawe, icyo gihe uba ufite ibyago, cyangwa se uba ushobora kwihutira kujya kwa muganga ukisuzumisha ibere bakakurebera nimba ibere ryawe nta kibazo rifite. Ni iki rero twavugaga umuntu ashobora gukora kugira ngo kanseri ntabe yakwandura kanseri y'ibere? Ni ukugereranya
kutongera ibiro cyane, kugabanya ibiro ukagira ibiro biri ku kigero. Ikindi kandi ugakora siporo, icyo gihe uba uri mu bihe byiza byo kwirinda kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere ifata abantu bose b'ingeri zose kandi irica, gusa iravurwa igakira. Iyo wivuje kare, wamenye kare ibimenyetso, ukivuza kare, icyo gihe urakira, hanyuma nawe ukaba umwe mu bantu bafashije ubuzima bwabo kuva mu kaga mu kwirinda. Waririnze kurembera mu rugo, ukajya kwa muganga ku gihe kandi ugafata imiti neza nk'uko bayikubwiye. Abandi bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura kanseri y'ibere ni abantu banywa inzoga nyinshi zikabije, nabo bafite ibyago byo kwandura kanseri y'ibere. Abandi bantu bafite ibyago nanone ni abantu banywa itabi ryinshi, naryo si ryiza. Ikintu cyose kibaye cyinshi ntabwo ari cyiza, ariko itabi ubundi uretse na ryinshi na rikeya ntabwo ari ryiza, kimwe n'uko inzoga uretse na nyinshi na nkeya ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu rero Minisiteri y'Ubuzima yageze ikatuzanira twe kunywa cyangwa se tunywereze, tugabanye inzoga tunywa zibe nkeya kurushaho cyangwa se tuzireke, cyangwa nanone abanywa itabi bagabanye cyangwa se barireke, ariko ubundi umunywa itabi bo barireke burundu, kuko no kunywera itabi mu ruhame ni icyaha kandi gihanirwa n'amategeko. Ugomba iyo ugiye kurinywa urinywera ahantu ha wenyine kugira ngo utanduza n'abandi, kuko uriya mwotsi uba ufite ibinyabutabire byinshi bigenda byagera ku wundi muntu akabihumeka, we akaba anyweye itabi ryinshi kurusha nyiri wari uri kurinywa. Urinywa wo ku ruhande yawe akaba ari unyweye itabi ryinshi. Ubu rero icyo gihe urumva uwo muntu uri kumushyira mu byago nawe byo kurwara uburwayi bukomoka bujyanye n'inzira z'ubuhumekero, cyangwa se iyo kanseri y'ibere twabivugaga, nawe akaba mu bandi b'abanyabyago barwaye bashobora kurwara kanseri y'ibere kandi ari wowe ubiteye. Bakunzi b'Isoko y'Ubuzima TV, dufatikanye kwirinda, dufatikanye kurinda abandi, dufatikanye kandi kwikiza no gukiza abandi. Twagira ngo tubibutse ko ukanda subscribe, ukanda like, ukanda share ari ibintu byiza kandi bigufasha kubona amakuru ku gihe, natwe ubwacu mukatwereka ko turi kumwe, mukatwereka urukundo, natwe tukaba turi kumwe namwe ibihe byose. Ku kiganiro rero kizakurikira tuzabereka uburyo umuntu bwe ashobora kwifasha kwisuzuma ibere rye, hanyuma akamenya ngo ibere rye ririmo ikibazo, ukajyana kwa muganga ikibazo. Abantu benshi barimo bararemba bakajya kwa muganga amazi yarenze inkombe. Niba ari kanseri nk'uko nababwiye, kanseri ni igihe uturemangingo tugenda dukura mu buryo budasanzwe, butari busanzwe, hanyuma tukavamo kanseri, kandi tukagenda nanone dukwirakwira. Ushobora kuba urwaye kanseri ari ibere gusa, ugashuduka yafashe n'ibindi bice byarenze ibere, kubera ko utwo turemangingo tugenda twiyongera cyane, turiyungikanya cyane bikabije, kubera ko ari kanseri nyine uko dukura. Turabasaba rero kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro dutanga kandi mubikurikire mwitonze, kuko harimo ubumenyi bwinshi buzabafasha kwirinda ndetse no kurinda abanyu. Utaha rero tuzabereka ukuntu ushobora kwisuzuma ibere ukamenya ngo wajya kwa muganga cyangwa se ntabwo wajyayo. Ni gute uri iwawe mu rugo ku giti cyawe wenyine wakwisuzuma ibere? Wakora iki? Wabigenza ute? Ibyo rero ni ikiganiro tuzakurikizaho ubutaha, hanyuma buri umwe wese yitegure kandi aze amenye ko ubuzima bwe agomba kubukunda. Turashaka kugendana namwe ndetse kandi dufite intego igira iti: ikunde, imenye, isuzumishe. Kunda umubiri wawe hanyuma uwumenye kandi uwusuzumishe. Nukunda umubiri wawe uzawitaho,
uwukorere ibyiza, uwurinde inzoga, uwurinde itabi, ukoreshe siporo, muri make umubiri wawe uwushyire ku rwego nyine ubona ko ari rwiza rugezweho. Hanyuma ikindi, umenye umubiri wawe, ujye umenye kenshi ngo ahangaha nari nsanzwe nteye gutya siko nkiteye, hano nari nsanzwe nteye gutya siko nkiteye. Umenye icyahindutse, hanyuma icyahindutse wisuzumisha. Murakoze cyane, turabakunda cyane, murakabaho.